Hey ukimara kumva iyi background indirimbo nziza cyane ya filme wumva ukumva usheshe urumeza, reka nkubwire ngo nta kindi tuba tugiye kuvuga ni kuri filme Inzira y'umusaraba. Narababwiye ngo ahangaha rero tuvuga kuri film, tuvuga n'abantu bakunda film, kandi nimba uzi kuri umukunzi wa filme jya muri comment utubwire ngo filme ni ibintu byanjye iri buze kubimeze gute mu kanya gato cyane. Reka nkubwire ngo nyita The Leader, ndakuyobora cyane nkubwire ngo ahantu ugomba gukura filme Inzira y'umusaraba nta handi ni kuri YouTube channel Big Family TV. Iyo Big Family TV uzayibwirwa nuko ifite aba subscribers benshi cyane bari hejuru y'ibihumbi 180. I'm telling you, nukajya ku yindi channel, urugero uje kuri YouTube channel uziko ugiye kureba filime Inzira y'umusaraba, I'm telling you jya kuri Big Family TV. Ahangaha tuhahurira n'abakunzi ba film, turagaruka tukaganira kuri film, tukavuga byinshi cyane kuri filme. So nimba utarimo muri abo ngabo nakubwira ngo igere kuri Big Family TV kuko tuba turimo turakuyobora cyane. Kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri ibi bikurikira, tugiye gusobanura bimwe mu bitekerezo byanyu mugenda mutanga. Tugiye kurebera hamwe filime Inzira y'umusaraba episode ya 75, ese 76 yo byagenze bite, murifuza yuko byaza kuba bimeze bite, murifuza ko byaba bimeze bite. Dusubiza amaso inyuma muri episode ya 75, uwo bita Iribagiza yari yariye karungu, aravuga ati kabisa igihe kirageze ngo abantu bose bave mu rujijo, abantu bose nashyize mu rujijo babashe kuba bamenye ukuri. Ndababwira yuko ikindi uwo bita Sylvain ari we mushiki wa Cyusa yari yariye karungu. I'm telling you, yari yavuze ati wowe Fabiola ntabwo wakigera umagarika kukuba narwanira urukundo rwa musaza wanjye Iribagiza wa nyawe ndamuzi. Ambwa atari kubundi mbwira uyu mwana yabakoze iki, yaba kubera iki mu mwanga. Ikindi twabonye ba kamarade bagera mu ishyamba barimo baratahuka, ariko bageze ahantu babona akazu. Ibyo byose turaza kubigarukaho. Ikindi twaje kubona uwo bita Iribagiza agera kwa Mama Cyusa akishima cyane akavuga ati ubundi ni wowe mukobwa. Reka nkubwire ngo duhe ibitekerezo bigiye bitandukanye muri comment section. Ikindi ni ukibuke gutanga igitekerezo igihe twababajije ibibazo runaka, kubera ko tuba tuzaza tugasoma ama comment yanyu ukiyumva izina ryawe ejo n'ejo bundi ni wandika comment ndende, dore ko ariyo challenge dufite muri no minsi nuko watera comment ndende iruta izindi. So twareba ibitekerezo birimo twakumva byubaka cyane, tukazaguhamagara kuko ugomba gushyiramo nomero ya telefone. Tubwira ngo twebwe ntabwo twitira Inzira y'umusaraba, nta nubwo duteze kuzabikora, ahubwo icyo dushaka gukora no kuganira kuri filime, kuko abantu benshi bafite ama stress baba bashaka kuza bakaganira kuri filime bagatanga igitekerezo cyabo cyajya kibaryohera. Ikindi twabonye nuko uwo bita Fabiola noneho byatangiye kwivanga kubera Cyusa yagambaniwe n'uyu bita Fabiola ubona ko ubwoba bwatangiye kuza no kwishima bitangiye kugenda bibura. Iki ngiki nacyo turaza kukirebaho. Ikindi turaza kugaruka turebe kuri Kanyana ubona ko komeza kuba hafi uwo bita Iribagiza, ariko nanone tutirengagije ko uwo bita Fabiola nawe aba bamereye nabi. Ikindi turaza kugaruka ku kuntu uwo bita Papa Cyusa yashatse yuko abakobwa bombi bagaragara, hakagaragaramo uwitwa Iribagiza wa nyawe. Ese ibi ngibi kuko bizagenda bite? Ariko mwibuke neza yuko uwo bita Papa Iribagiza we Papa Isimba yaravuze ati ntabwo byakunda kubera ko ibi bintu tugomba kubiharira abagore. Ese wowe ibi ngibi nibyo ubona? Tubabwira ngo abantu mwandika ama comment turayabona, n'ibyifuzo byanyu turabibona, ahubwo tuba turimo turashaka uburyo icyo kintu cyatungana. Arabandika comment bavuga bati iyi minota rwose muri kuduha ntabwo idushimisha, abandi bakaza bati dukeneye ko uwo bita Cyusa na Iribagiza bamenyana, urukundo ubukwe tukabutaha. That's right. Ikindi kandi reka tuzi turebera hamwe episode ya 76 yo yagenze ite. Ngira ngo uraza muri comment tubwire nimba ibyo wabonye ari byo wari witeze. Fata akanya ujye muri comment bitewe no kuba wabonye episode ya 76, utubwire nimba ibyo wabonye ari byo wari witeze, kugira ngo dukomerezeho kandi tubakorere ibintu byiza. Icyo nabwira cyo nuko nyuma yuko
Isimbi nyuma yuko Isimbi abonye ko kugerageza amahirwe yo kuba yabana na Cyusa, abona Cyusa arimo arashaka kuzana akantu ko gukunda Iribagiza ashaka kwibuka, bapanze imipango we n'uwo bita Fabiola. Aravuga bati koko twafashe umwana tukamujyana muri Amerika, noneho tugatereta iwabo wa Cyusa, bakaba ari bo baza bakajyana na Cyusa akajyana na Iribagiza na Isimba Imen, maze ko bashobora kuba bazabanayo. Ibi ngibi ubona bizabahira cyangwa ne bya bintu byo kuvuga ngo no kwikira igito gaseka. Ibi byose rero byose turagenda tubigarukaho, ngira ngo uwo bita Fabiola yaraje asanga Isimbi ari kwivuganya na mama Cyusa, ubona ko ibintu ari byiza, akerekana urwango rukomeye cyane uwo bita mama Cyusa ndetse na Selve mushiki wa Cyusa, bahita babasigaho ngaho neza uwo bita coach na wakakotozo bita Fabiola amubwira ngo buriya abakinnyi baba batandukanye kandi abacoach baba batandukanye, nabo baramwemeje. Reka tugaruke rero turebere kuri episode ya 76. Ngira ngo uwo bita Kamarade na Emir ni bamwe mu bantu bagenda bagarukaho cyane kuri film, kubera ko igihe bagendeye kuba batari kubona muri filime ni ibintu birimo birababaza abafana. Team Inzira y'Umusaraba, reka tubabwize ukuri, mugerageze kabisa mubisanishe, murebe ibyo mwapanze gusupplyinga, murebe ibyo mwapanze gukora, nimba murimo murabikora neza, ariko mugende no ku marangamutima y'ababakurikira, kubera ko ni ikintu gikomeye cyane. Kamarade na Emir bagiye gushaka ikimenyetso cy'ukuntu Iribagiza yazibuka, akamenya n'abantu bamukoreye ubugome bose, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Barimo baratahuka, bagize ahantu mu ishyamba kabisa, ari ku rugendo rwayo rurerure, ukabona barishimye, baravuga bati byibuze tubonye inzu kuva twabera. Muri episode ya 76 tubona aho baza gukomanga kuri rwa rugo babonye mu ishyamba, bavuga bati bwije, reka dusabe icumbi turare, ubundi tubyuke dukomerezaho urugendo. Ahantu bari bagengira ngo ni ahantu ku musozi. Ubwo rero uwo muri uwo rugo umugore bari bakasanze arababwira ati kabisa ntabwo turi bubahe icumbi, ahubwo bo we yabanje agenda ajya guhamagara undi muntu, sinzi gahunda bari bafite runaka, buriya ninde se nibigiye kuzamo. Ese mwebwe murabona Emir na Kamarade igihe cyageze ngo tubone muri filime bazana ikimenyetso? Abantu benshi mwagiye mwifuza yuko Kamarade na Emir aribo batahura ikimenyetso mbere yuko uwo bita Rugema aza kukigaragaza. Ngira ngo byose reka tubitegereze tubirebe muri episode iri buze mu kanya, ni kuri channel bita Big Family TV. Ese biraza kuba bimeze bite? Reka rero kongeye tugaruke, kuko ngira ngo mubone ukuntu Papa Cyusa nawe yari yamaze kumenya amakuru yuko uwo bita Rugema yari afite uruhare mu kuba umuhungu we yarashimuswe. Turaza kubona uwo bita Papa Cyusa ahagera akamubwira ati kuko ni gute wankora ibyo bintu, undi akomeza guhakana. Ariko reka tubanze dutegereze turebe amaherezo yabyo, dore ko umukozi ubwe yaraje yemera yuko ari we wabivuze. Ese wowe urabona ari iki kizakurikiraho? Urabona bazabana gute? Urabona umubano waba ari uwuhe mu kuba Papa Cyusa yaba ari kumwe na Rugema mu bijyanye no kuba batameranye neza? Ibitekerezo byawe birakenewe hano. Ikindi Fabiola we icyo yifuza, turimo turareba Fabiola muri episode ya 76 tubonaho avuga yuko icyo yifuza ari uko uwo bita Kamarade ari we washyirwaho icyaha cyo kuba yaragize uruhare mu ishimutwa rya Papa Cyusa. Ariko uwo bita Papa Iribagiza we ubona atabyumva neza, ari naho haturuka kuba ubona ko hatangiye kuzamo agatotsi. Ese wowe urabona ibyo Fabiola ashaka gukora, ubugoma ashaka gukomeza gukurura bizamuhira cyangwa? Reka ngubwire uti rero udahwema kudukurikira, igitekerezo cyawe kiba gikenewe hano, kubera ko team iricara ikareba ibitekerezo byanyu, ibyo mushyira kuri channel Big Family TV, ariko kanacisha amaso no kubindi mugenda mukora, kubera ko hari byinshi cyane biba biri bugende bikaza bisobanura
Rero iyo turimo turitegereza iyi filime Inzira y'umusaraba hari ibintu byinshi cyane tuba turi gutekereza. Yafashije ingo nyinshi mu kubaho neza, iragenda yubaka sosiyete nyarwanda ku buryo bugaragara. Yes, yubaka sosiyete nyarwanda ku buryo bugaragara. Ni nayo mpamvu filime mwayikunze, ariko tugaruka ku bantu baba bari kwifuza yuko filime yarangira, nyamuneka ntago ari byiza kubera ko buriya filime iba yaratangiye ifite intego runaka, kandi ntabwo tuba dushaka ko ibintu byiza biducika, ntabwo tuba dushaka ko haza ikintu cyiza nikirangiza kigende. Reka nguhe urugero, uramutse ubaye ufite iduka ryiza ririmo riracuruza amafaranga akaboneka, wakwifuza yuko iryo duka rijya ahandi, cyangwa ahubwo icyo wakora wakongeramo ibicuruzwa kugira ngo abakiriya bawe baze babishake, tuvuge niba babishaka bakabibura. So abantu rero muba mufite ibitekerezo byo kuvuga ngo filime Inzira y'umusaraba yarabishye nibayikorera finali. Nimba filime mwabamenya ifite almost 4 years, ifite imyaka 4 iri gutrending, iri gukora, kubera cyumva ko Inzira y'umusaraba ejo bundi yahita irangira. Tujya tubona amafilime yo hanze anagira mu episode hafi 1000-2000, kubera iki mwumva ko iyi filime yahagarara kandi ari ikintu cyiza. Ahubwo dusaba team Inzira y'umusaraba, ko team Big Family TV, ko baturebera nyine bakatuzanira bya bintu byiza, amasene cyane ntagatindemo, ngo tubone sene yakubise iminota 5-4. Ibyo ngibyo birimo biragaragaza weakness, cyane ko abantu benshi baba bashaka kubona ahantu hamwe bakabona ahandi. Mudufasha, ariko turabizi neza ko atari ko biba bimeze, ahubwo ari uko ama footage runaka bayihuye bitewe n'ibyo mushaka gusupplyinga ku ba fans banyu. Reka rero uyu munsi tugaruke kandi tunavuga ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nanakwibariza utubaza nka 3 gusa. Ese wowe nuhe mukinnyi ukunda muri iyi filime? Ese usibye no muri filime Inzira y'umusaraba mu Rwanda, ni iyihe filime ubona ikuryohera yindi uvuye ku Nzira y'umusaraba? Kuba kwa hano turi ku Nzira y'umusaraba. Ikindi, uwo bita Kamarade, waba umuzi mu zindi filime cyangwa uwamumenye mu Nzira y'umusaraba gusa? Babwira ko abantu baba barakinye filime kandi ubona ko experience bafite atari ya kano kanya. Ikindi, uwo bita Mama Iribagiza, urifuza ko yaza ryari? Kwa ko nawe tumaze kubona ama episode menshi cyane atarimo, urifuza ko yaza ryari? Ikiri bita Isimbi cyangwa Iribagiza, ubakunda mu zindi zihe filime? Utwo n'utubazo tumwe tuba tugenda tubahereza kugira ngo turebe nimba sinema y'u Rwanda koko mushobora kuba muyifite mu maraso cyangwa ari bya bindi byanyu. Nyita The Reader, iyi ngiyi ni Inzozi Films, hano tuvuga kuri film kandi nta nubwo twiteze kuzatandukira. Reka ngushimire rero wowe wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel, ngubwira ngo ni by'agaciro kukugira, kubera ko udahari nta kintu na kimwe twaba dufite. Reka uyu munsi tugaruke dukomeza tuvuga tuti episode ya 77 iraza nizihe mpinduka, iraza itugaragariza iki? Ese ibyo wifuza kuza kuyibonamo nibyo uribonemo? Mbwira ngo nabwo turaza gupostinga mutubwire episode ya 77 mwayibonye mute, kugira ngo ibintu tubakorera birusheho kugenda bibanezeza, birusheho kugenda bibakorera umunsi. Ngira ngo niyo twafashe ira post tukayishyiraho, tuba dukeneye gukusanya ibitekerezo byawe, bya mugenzi wawe n'ibyundi, kugira ngo bize bidukorere umuti. Icyo nababwira cyo nuko sinema y'u Rwanda ni ikintu kimaze kwaguka. Abantu mwese muzi ko mukunda filime mukaba mutarashakisha uburyo mubigeraho, nababwira muti kabisa mukomeze mugerageze mupushinge, buriya ibintu byose bizaza. Mbonera no kubwira abantu atubwira ko twiyitirira filime Inzira y'umusaraba, ntabwo ari byo. Ntabwo mbere na mbere channel yitwa Big Family TV. Ikindi nta nubwo ibyo duteze kuzabikora na filime mwagiye mubonaho zitari zacu, turajya tubabwire ko turi muri gahunda yo kuba twazisiba, turimo turashootinga filime zindi zacu bwite zishobora kuzaza zikaba arizo zakomeza zigasimbura izingizi. Turimo turakenera public
kubu ngubu nitugeze nk'abantu sub 30 dufite gahunda yuko tuzajya tubahereza filime yanyu kandi nziza. Mwagiye mudukunda muri filime zigiye zitandukanye mutaratubona, ariko natwe turi mu bantu bari kuza ejo n'ejo bundi. Ntabwo iyi filime Inzira y'Umusaraba izaba hiteka ryose, ahubwo agomba kuzaza ibindi bikorwa. Ntabwo bari abakinnyi aribo bazakomeza baridinze, hazaza n'abandi, so nibo baza bose bakaridingana. Ariko icyo nakubwira cyo nuko filime Inzira y'Umusaraba ni imwe muri filime nziza kandi zitanga icyizere, zahinduye ubuzima bwa benshi cyane, harimo natwe. Why not? Reka rero mbashimire. Ikindi nkwibutsa ko mu gihe wateye comment anytime ushobora gusanga comment yawe ariyo duhereho turimo turasoma, kugira ngo twumve ko igitekerezo cyawe cyubakiwe, kuko buriya bitangira utanga ibitekerezo, ejo n'ejo bundi nawe ugasanga urimo urategura filime, urimo urayidirectinga aho waba uri hose. Ngira ngo mbasabe ikintu kimwe, abantu bababwira ngo muboherereza amafaranga, babafungurira ama YouTube channel, muboherereza amafaranga, babakinishe muri filime, biriya byo ntago ari byo, ntago ugomba kubyizera, kubera ko buri umuntu yaba ashaka kugufasha agufasha kubera impano yakubonyemo. I'm telling you, reka nkubwire nk'ubu nkanjye nshobora kwicara nkakubona nkabona ufite impano, nkubwira ngo ngwino dukine, ngwino nkwereka ahantu uri bugaragarize impano yawe, ariko ntabwo nzakubwira ngo mereza amafaranga 30,000 ngo kugira ngo ngukinishe, buri aho ngaho umeze nkaho uri kugura fame. Kandi ugasanga umuntu uri kubikubwira na ahantu aragera. Hari abantu njya mu byumva cyane nka Bakiramani, kuba yakubwira ati ishyura kino giciro kugira ngo uze kuri platform ikomeye, nuko aba yizeye neza ko ari ikintu agiye kuguhereza. Ariko umuntu nta hantu muzi, mwese muri gutangira, arakubwiye ngo nyohereza amafaranga 40,000 kugira ngo uze kuri set yanjye. Subwo ayo mafaranga ubu yatangiye iki? So hano ngiye nzajya nzambagira inama kandi mbabwire ngo Inzozi Films ni yanyu, mujye muyisharinga, mutanga ibitekerezo. Turabakunda cyane. Ciao ciao.